Okay, ni pagona uko nasanzwe turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane makuru wa mwiza. Ni meza. Wakwitandi? Nitwa Jox. Jox. Yeah. So Jox tugusanzana mu gitaramo cya Kaoshi cyateguwe namwe mu bantu bitagena bamuzi. Yarwema ndamuzi. Iki gitaramo se cyakorewe umuntu witwa Damour Selemani. Damour Selemani ni wamuziranye? Ntago tuziranye cyane ariko n'umuntu nshobora kuba narabonye. Okay, niyo naco nkamusuza nago inshuti yanjye hafi ariko ndamuzi kameme. Ubundi abantu bazi Jox bamuzi cyane. Bamuzi kuri social media. Social media. Nkuru rubuga cyane ukunda gukoresha kuri izina. Nkunda gukoresha Instagram na Snapchat. Okay, Instagram ukurikirwa n'abantu bangana gute? Ntago ari benshi mu by'ukuri, ni bakeya. 60 gutyo. 60. Wowe ukaba ukurikira abantu bangana gute? 70 gutyo sinzi. 70. Abantu 70. So Jox kuba uri hano mu gitaramo cyo gufasha Damour Selemani byakirute nkawe Jox? Ni ikintu nashyiriye neza burya gufasha ni byiza cause you never know ejo ni wowe ejo n'undi gutyo so ni ikintu nishimiye cyane. So iki gitaramo none cyagenze uko wabyifuzaga? Ntabwo ari cyane uko biri ni byiza kuko ni ikintu cyabaye bwa mbere so ni ikintu abantu batamenyereye ariko uko biri nge byanshimishije nubwo ngo ubutaha nubwo abantu batabashije kuza ariko ubutabazaza kandi niyo batanaza uriya muntu bamufasha kameme kuri mobile money ya Jox waba hari ushobora kuba warafashije uyu muntu? narabikoze cyane kuri mobile money narabikoze. Mobile money warabikoze? So urabona wenda kuri wowe urashima iki cyane muri iki gitaramo cy'imyaka? Ndashima abantu bose baje bitabiriye kuza bagize umutima abari bo bose n'utabashije kuza ariko yabitekereje ntabone ubwo bushobozi nawe ndamushima kuko ni ikintu cyiza. So nje kugaruka kantu gato hari akantu nshaka kuvuga bajya bavuga ngo abantu bakoresha imvuga nkoranyambaga cyane ngo Slay Queen abo bantu duhumva Slay Queen ndabyumva kameme hari nka Slay Queen cyane hari ikintu abantu batazi gusa Slay Queen ntago ari umuntu bamufata uko atari hano mu Rwanda bamufata ibindi bintu. Slay Queen ni umuntu sinzi ko nabigusobanurira gusa ibyo ni ibanga ryanjye buri wese afite uko bifata no mu Rwanda mu bihugu bitandukanye afite uko bifata gusa si igitutsi ntabwo ari igitutsi kuba uvuga ngo uri Slay Queen sindi Slay Queen cyangwa niba ndi nawe simbizi nkuko abantu amaso yabo babibaha nkuko mbyumva hanze gusa njye mfite uko mbifata. Ubundi mu Slay Queen ni umuntu uteteye njye mfite uko mbifata ni ibanga ryanjye n'undi wese afite uko abyumva. Ubutaha dusoza katwigarukira gatoya dusoza abona imbuga nkoranyambaga ari ikintu zimariye abantu? Birazimariye ntago biraza ko bizaza rega ni ikintu ushobora gukora publicité kuri ikintu runaka waba uri umumodo waba uri umucuruzi waba uri ikintu kuvuga ngo abantu baje hano akenshi baba babibonye ko ari ikintu cya bapostinze ni ukuvuga ngo niya social media ni ikintu cyumvikana kirinjiza kameme. Niki kintu dusoza niki kintu wabwira abanyarwanda? So niki kintu wabwira abantu batitabire kino gitaramo? Kinababwira nuko bagira umutima wo gufasha si ngombwa ko yaza hano cyambe no umutima nawe ufite ari amanimero agiye atandukanye si Damour gusa hari n'abandi bantu bababaye pe uwo mutima wonyine ufite n'imiryango irafunguka ariko nawe urakoze.